Wow, come look at this. Heranira kuri bukane muri ADPR kandi ndi n'inkumi umusore uragiriye ariko ritambutse nta kibazo Imana ibaho umugisha. Abanzi n'abatanzi jewe ndi mugufi. Ndi mugufi pe. Ariko nshaka umugore muremure. W'imetero nka 2 cyangwa 3. Akabana munini kandi ntawe munini cyane. Amazina witwa? Musabyimana Emmanuel, engineer. Engineer, witeguye ko twabaza ibibazo ugasubiza? Ndabyiteguye cyane. Instagram na social media ukunda iki? Nkunda social media. Kubera iki? Kubera ko byose gahunda yose ibarizwa ku murenge. None se Instagram na social media umuntu abishaka yabisanga he? Ku murenge. Turashize none. Ku murenge. What? Nabonye ubushize ndagira ngo namwe mwarakabonye akantu kamwe gacicibikana umusore bahabatamba umwamwurira ku bitugu. Mwarakabonye namwe kuri kwijambo ry'Imana musho njewe tuyobikora ahondi nyine kurya yo bamwuriye ku bitugu kabasohora bomba kila mara mimi nakumbuka kaburi gihe mara nkwibuka. Yeah. Abanyamurenge nibo Wowe umuntu ngana nawe nabuzi ku pronounce ngo ndi umunyamurenge. Shite zanjye nkuko nabibabwiye nje nitwa Kega Sultani abanyamurenge. Ndi umunyamurenge apana ku pronounce ngo ndi umunyamurenge. Amahoro mu mitima, amahoro mu muryango. Faranga z'amadolari n'amabuye y'agaciro. Kandi amapaundi n'amahera ameneka. Naho amanyarwanda ayari. Amashiringi nuba yari. Gusa ico tuvuze idolari ntizikamuca ipembere. Amahero ntakamuca ipembere. Turmaline na Castelite na Colta. Sherehe kubwa sana hata siwezi kusema mengi. Thank you very important. Mwanaume, nitasema jambo moja. Kura ambao tulipiga tukaibwa 2007, tukakuja tukaibwa 2013, 2017 tuibwe. Kwani sisi ni wanawake? Haitawezekana. Misasi imebaki ngapi? Moja. Na itanaza nani? Itanaza.
Sema hararu Barangije. itonde muze itonde Barangije. gahoro gatoya Icara hari. itonde Wicare gatoya hari. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano. Let's read the word of God. Kwishiramwo ngo ntawe uzatera imbere uburozi bukihari, ntawe ugishima mu ikanisa ngo abarozi barumva, ntawe ukivuga iby'Imana yakoze ngo barabiharibisha, nta kintu kikivugwa. Basigaye babwira umuntu ngo shima mu ikanisa, akazavuga ngo twari twagize ikintu, ngo tumera ukuntu, ngo tuje ahantu gusenga, ngo ibintu bigenda ukuntu. Noneho ukavuga utese uku turumvishije umuntu uko arashimye akatuzingazinga bati ndarangije mukoma amashi turagiye. Nabwiye abakristo umuntu yogenda akasiba amateraniro ngo aricaye ngo bamuce inzara. Inzara nzanca mu minota 5 ari z'amaguru ari z'amaboko imba narangije. Iminota 5 mfite urwembe rucyaye cyangwa irya kupong imba narangije. Umuntu akirirwaho ngo ko baramucinza umugore warangije ufite kandi kwa musanga yegamiye agatebe ngo bari kwamucisha we n'utuzi dushushe muwawe yarabuze tamazi arimo. N'abagabo nawe wari mu kugenda yo baby you driving me crazy. Biblia. Kuna kanisani? Mama huyo. muramubona ibyo akoze rero ntibibaho n'amarorerwa. aka kanya mureba turi kumwe n'umukunzi wa Papa Legend, akaba afite ibibazo na bimwe yahoraga mbaza buri munsi, akaba ashaka kubimenya ukuntu yabimusubiza. Please Papa Legend umusubize bino bibazo byiwe afite. Twagiye. Ikibazo cya mbere ndi umukunzi wa Papa Legend. kandi cyanakora ibintu byiza kandi bikadufasha
kubyerekeye nyine ubwoko bwacu, kuko mu bintu nyine byiwe bituma tumenya amakuru, kuko isi yagize ibintu by'amatambi nyine isi irahantu hagiye hatandukanye, abantu nyine akagerageza kutwegeranya nk'urubyiruko. Ariko ikibazo kimwe ngije simusi namumenye corona yabaye. Nagize kumumenya corona yabaye ibi ni ibintu bitanu umugabo ufite ubwenge agomba gutinya. Ibintu bitanu umugabo agomba gutinya: icya mbere ni Imana, icya kabiri ni inzara, icya gatatu ni leta n'amategeko, icya kane ni umugore watunze amafaranga, icya gatanu kandi ugomba gutinya kandi ukanahabukura umugabo ni umukobwa amaze kumenya ko afite ikibuno kinini. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzakaza arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786551146 tuhita tubikorana. Iri ni itangazo rireba abantu bakunda kureba filime. Mambo vipi bimeze bite nyuma? Umuhungu w'Abanyarwanda Rokikimwoma afatanyije n'ibindi byamamare bakomeje uruganda rwo kunyuguza amaso y'Abanyarwanda bayakuramo ibiroho by'amafilime barebye adasobanutse. Ubu kuri website eastflix.tv bahise basohoraho filime yitwa Umujinya w'umusirikare. Icyo ni note y'5,000 ugenda urebe iyo filime. Kutayireba ni ukunyagwa zigahera. Ese ubundi tuzabwirwa n'iki niba mudufana kandi nta kintu cyacu musapotinga? Yahuzo wewe ugize ngwi mite ukava n'umutima w'umuhungu mubyongeye kwimbona imvune bitugu buryo muje. Iri tangazo rero abagore bamara kubona amafaranga bagatangira kubona abagabo nkaho nta kintu bamaze. Nanogo turakibaza aho ubu bunyamusozi mwabukuye. Umugabo umaze gutunga amafaranga yigwizaho abagore, ariko umugore umaze gutunga amafaranga yikuraho abagabo. Ndagira ngo umenyeshe ko ubuzima uzabaho bwose uzakenera umugabo, uzakenera kubyara, ubone nubwo wakwiteza intanga uzakenera intanga y'umugabo. Ngaho uzakiramo y'ingurube turebe. Sakuma people ni wa muhungu wanyu buri nguna nikiye buri nguna ushaka kwamamaza kuri 0783252176 pawo. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza umukobwa utakizi ugiye igice cya kabiri. Nanone nubwo n'ibimenyetso ngiye kukubwira uzamenye ko umukobwa bibarizwaho yatandukanye n'ubusugi. Icya mbere kuba afite tentire, icya kabiri kuba nyereza imisatsi neza neza ikamera nk'imbeba yaguye mu mazi, icya gatatu utumoto twa hato na hato kandi utazi gahunda agiyemo, icya kane nubona ziranye n'abamanaja b'utubari barenze 3 cyangwa 4 uzahita uvuga ati me ubusugi nawe barangana. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzakaza arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786551146 tuhita tubikorana. Iri tangazo nanone rireba abakobwa. Igihe cyageze ngo abakobwa n'abategarugori bitabira ibintu byo gutwara amamodoka no kubyiga, cyangwa bazavuga niba baradwariye twe nk'abagabo tukajya twitwarira amamodoka bo bakitwarira amada. Itangazo rigenewe Abanyarwanda mwese mukurikiye igikombe cy'isi. Banyarwandakazi, turagira ngo tubamenyeshe ko ikipe yanyu ari Amavubi, iyaba Rwatubyaye na ba Haruna Niyonzima. Ibyo muri kwigira byose bari kubareba. Turagira ngo tubamenyeshe ko ibyishimo muri guhabwa na Messi na Cristiano hamwe na Neymar mwabipakira mu kigega cyanyu mukabiheza, kuko aba bahungu bacu b'Amavubi ubwo bazaba bakandagiye mu kibuga bazabibanyaga mu kanya nk'ako guhumbya. Abasore bo muri imihanda rero bamaze gusara bitewe n'ubutumwa bakiraga bugira buti: Sheri wanyweje ovemiri zo gukoresha imisatsi. Abasore baturutse imihanda bariyegeranya bafata umwanzuro ugira uti: niba uri umukobwa ukaba uzi gukora akazi kaguhemba umushahara uri hejuru y'ibihumbi 200, aho ngaho wemerewe gusaba amafaranga yo gukoresha imisatsi, nandetse umuhungu akagupfa gasona akaba yanakurengerezaho n'icumi ryo gukora inzara. Ku bakobwa bo bahembwa umushahara uri munsi y'ibihumbi 100, umukunzi wabo ashatse yajya bapfa gasona akabakubita 2,000 byo kugura porodowi. Abadafite akazi bo ubwo bwiza butabahesheje akazi bajye bicara bazi ko butabahesha amafaranga yacu. Imyanzuro yafashwe haruguru ni y'abasore bataranywa ku ifege. Ubundi umusore wanyweye ku ifege waba nakubwira ko
umukobwa utaraguha ku gaturu ubundi ntiyakabaye akwaka n'igiceri cy'10. ahubwo ubu tuvugana ubu hagaze mu mudugudu wa Muzutu. Uyu ni mudugudu wa Muzutu. Agiye kudutemberera twereka ibyiza biri hano mu Muzutu. Ya hano mu Muzutu twikeje imbere tutagiye kure. Iyi ni imodoka nigeje. PCTV. Subiramo numve. Agashwingi. Ugiye kutubwira ibintu bimwe na bimwe Fadi yagiye kwigisha ariko bikakugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Yabikubwiye twamenyanye kera tumenyana nyine wabonaga ari umusore wifashije i Kigali. Ariko nibyo utinya umuntu wambaraga amaburuteri muri 2010. Igeze kumbwira ngo kuri televiziyo ngo umuyaga ngo isura ngo ibiyaga ngo ujye ubanza ngo wisiga agapudre. Umunsi umwe tugiye gutangira ikiganiro z'umusport nimugoroba agapudre mba nkinazeho abantu bari kureba ikiganiro bakajya banyandikira message atize ko bagira ngo ukora ku cyuma gisya imyumbati ku izina rya Yesu. Agapudre kabisa. Ubwo rero babaye mwe basaga neza nk'ipantaro Fadi. N'ubu sinshobora. Kandi ubu wabona kubuza buri munsi tukakora sex. Hey, come look at this. Tekereza ko ngiye ngukunda. Yes we, indaya mbaya. Ngaho gate. Ndabizi ufite amashuri make yego. Ngaho nawe gereranya ushyire mu mibare. Undebe nawe wirebe. Urabona nagukunda ko kuvugishije ukuri. No. Werekezo banamuhaye. Ntacyo twaye yego ariko rwose nta mutima nabona kugukunda. Ndabeshya. Besha se. Ntabwo nagusubiriramo. Gusa akanyuma ujye uzawifatire kuri promotion banagwara. Mbana n'ibiraya hano. Uyu munsi inama y'abaminisitiri bo muri Zamburi yateranye yemeza ko utubari turafunguye. Nashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga, nshaka kumenya amakuru yawe uryoshye ruri. Ndashaka kugendana nawe muntu wikoreye inzoga, ndashaka kumenya amakuru yawe uryoshye ruri. Niba unywa kanyanga, niba unywa ibiyobyabwenge. Ayeleo ibosio. Ayedori kodo kuyenimo. Ayeleo ibosio. Ayedori. Mwiriwe neza mwabantu. Wiriwe mugabo. Turabona ubabaye. Ni iki kikugenza? Ako se harugara babwiye ko ababaye. Cicika ngo uri umwana ntabwo uzi ko mafite abamugaye. Urabona atabana n'ubumuga bwo kutabona. Ata mugabo umwana twebwe ukeneye cyose watubwira. Bana bako nyene byinshi. Hari ikibazo se mbere na mbere ukeneye ibiryo ndabeshya. Ndashonje rwose mu buryo utaka. Kenzi muzani. Yari ndabizi tumutumye ntiyazapfaga. Akutari ibiryo basabye. Ntabwo wumvishe ko shonje se. Ese bivuze ko umuha ibiryo. Cece kuracyari umwana ntabwo uzi ukuntu bafata abana n'ubumuga. Mugabo nta kindi ushaka se? Yewe ugira ngo nibyo kwambara ntibyansaziyeho. Oh my God. Kamaso, inkweto
inkweto za papa ugiye kuzikoresha iki? Ziri umuntu ubabaye. Wiki kandi ari iza papa. Bose ni umushku na potre yavuze. Papa Jaga asanga hari izindi nkize ebyiri ukeka ko tanshimye. Wereka uracyari muto. Ntabwo uzi ko bafata abana n'ubumuga. Mugabo, dore inkweto zawe ngizi. Ni baba we. Mwabana. Ndabashimiye timaze mungiri neza. Dore ngiyi imyenda mishya nawe ujye wambara urimbe nk'abandi. Sinzi uko nabitura. Hoya nta kibazo, tubereho gufasha abandi bantu. Ahubwo se nta kindi kintu ukeneye. Wa mwana, ibintu umuntu aba akeneye mu buzima buriya ni byinshi. Ubuse koko bubwire ko ntafite ahantu nirambika ndarakwise. None urashaka papa ari uzaza urara kuri se? Ntabwo mvusha ibyo apotre yavuze. Igukubira ako kandi uri umwana ntabwo wamenye ko bafata abana n'ubumuga. Muze, guhera uyu munsi matara dore ngiye. Murakoze rwose. Ariko ngize imana nkabona na telefone. Ibintu bitanu umugabo ufite ubwenge agomba gutinya. Ibintu bitanu umugabo agomba gutinya: icya mbere ni Imana, icya kabiri ni inzara, icya gatatu ni leta n'amategeko, icya kane ni umugore watunze amafaranga, icya gatanu kandi ugomba gutinya kandi ukanahabukura umugabo ni umukobwa amaze kumenya ko afite ikibuno kinini. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzi akazi arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786551146 tuhita tubikorana. Iri ni itangazo rireba abantu bakunda kureba filime. Mambo vipi bimeze bite nyuma umuhungu w'abanyarwanda Rokiki Mwoma afatanyije n'ibindi byamamare bakomeje uruganda rwo kunyuguza amaso y'abanyarwanda bayakuramo ibiroho by'amafilime barebye adasobanutse. Ubu kuri website eastflix.tv bahise basohoraho filime yitwa Umujinya w'umusirikare. Icyo inote y'ibihumbi 5 ugenda ureba iyo filime, kutayireba ni ukunyagwa zigahera. Ese ubundi tuzabwirwa n'iki niba mudufana kandi nta kintu cyacu musapotinga? Yahuzo wewe ugize ngwi mite ukavu n'umutima w'umuhungu mubyongeye kwimbona imvura ibitugu buryo muje. Iri tangazo rero abagore bamara kubona amafaranga bagatangira kubona abagabo nkaho nta kintu bamaze. Nanubu turakibazaho ubu bunyamusozi mwabukuye. Umugabo umaze gutunga amafaranga yigwizaho abagore, ariko umugore umaze gutunga amafaranga yikuraho abagabo. Ndagira ngo umenyesha ko ubuzima uzabaho bwose uzakenera umugabo, uzakenera kubyara, ubona nubwo wakwiteza intanga uzakenera intanga y'umugabo. Ngaho uzakiramo ingurube turebe. Sabu mapipo ni wa muhungu wanyu buri nguni nandikira buri nguni ushaka kwamamaza kuri 078325 pawo. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza umukobwa udakiza ugira igice cya kabiri. Nanone nubwo n'ibimenyetso ngiye kukubwira uzamenye ko umukobwa bibarizwaho yatandukanye n'ubusugi. Icya mbere kuba afite tentire, icya kabiri kuba nyereza imisatsi neza ikamera nk'imbeba yaguye mu mazi, icya gatatu utumoto twa hato na hato kandi utazi gahunda agiyemo, icya kane nubona ziranye n'abamanager b'utubari barenze 3 cyangwa 4 uzahita uvuga ati me ubusugi nawe barangana. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzi akazi arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786551146 tuhita tubikorana. Iri tangazo nanone rireba abakobwa. Igihe cyageze ngo abakobwa n'abategarugori bitabira ibintu byo gutwara amamodoka no kubyiga, cyangwa bazavuga niba baradwariye twe nk'abagabo tukajya twitwarira amamodoka bo bakitwarira amada.
itangazo rigenewe abanyarwanda mwese mukurikiranye igikombe cy'isi. Banyarwanda banyarwandakazi, turagira ngo tubamenyeshe ko ikipe yanyu ari Amavubi, iya ba Rwatubyaye na ba Haruna Niyonzima. Ibyo muri kwigira byose bari kubareba. Turagira ngo tubamenyeshe ko ibyishimo muri guhabwa na Messi na Cristiano hamwe na Neymar mwabipakira mu kigega cyanyu mukabiheza, kuko aba bahungu bacu b'Amavubi ubwo bazaba bakandagiye mu kibuga bazabibanyaga mu kanya nk'ako guhumbya. Abasore bo muri imihanda bamaze gusara bitewe n'ubutumwa bakiraga bugira buti: Sheri wanyweje ovemiri zo gukoresha imisatsi. Abasore baturutse imihanda bariyegeranya bafata umwanzuro ugira uti: niba uri umukobwa ukaba uzi ko ukora akazi kaguhemba umushahara uri hejuru y'ibihumbi 200, aho ngaho wemerewe gusaba amafaranga yo gukoresha imisatsi, nanditse umuhungu akagupfa agasoni akaba yanakurengerezaho n'icumi ryo gukora inzara. Ku bakobwa bo bahembwa umushahara uri munsi y'ibihumbi 100, umukunzi wabo ashatse yajya bapfa agasoni akabakubita ibihumbi 2 byo kugura porodowi. Abadafite akazi bo ubwo bwiza butabahesheje akazi bajye bicara bazi ko butabahesha amafaranga yacu. Imyanzuro yafashwe haruguru ni y'abasore bataranywa ku ifege. Ubundi umusore wanyweye ku ifege waba nakubwira ko umukobwa utaraguha ku gaturu ubundi ntiyakaba yakwaka n'igiceri cy'icumi. Ahubwo ubu tuvugana ubu hagaze mu mudugudu wa Muzutu. Uyu ni mudugudu wa Muzutu. Agiye kudutemberera twereka ibyiza biri hano mu Muzutu. Ya hano mu Muzutu twiteje imbere tutagiye kure. Iyi ni imodoka nigeje. Ushatse naza gutembereza umudugudu ntwaye ntari binagwa na kare. Iratwarwa. Byina turebe. Ngiye kubita rero wadanze kubyina. Ngone gandirembe nezengo. Waje gukora iki? Ninduze wanzanye gande nari hariye. Waje gukora iki? Ubwirana zabuze, ubwirana ziririye gande ziri zonyine n'agatama kagwa. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Nikosha. Hajya ngo ni igihugu cy'ibikote. Oya. Ndi igihugu cy'ibikote. Oya. Wongera unyange. Wongera unyange. Agusa munguru kunshaka iki kono. Wari ukusha kunsabya mwabara abahungu ngo ni igihugu cy'ibikote. Oya. Yego. Igihugu cy'ibikote. Ndi igihugu cy'ibikote. Oya. Ingo. Oya ntabwo bigeze biko. Ngo ndimbwa ngo ndakabwa. Oya. Ndakabwa. Cyari ukubona nje harami. Cyazo uteye nabi. Ariko we cyama nkazakubona nko muri dushe wambaye ubusa nkahita nkufotora n'uwo mubogi wawe. Cyagwa humura rero ngewe umubuno wawe ndawufite umanitse no mu kirere ahubwo. Ndava mu postinga WhatsApp stati kujya kuri Instagram, TikTok hose uriyo. None nzarebe uzancikira. Ko kimeze gusa. Nitabye judge. Kwitaba Imana amabere ya. Yoyo nguyu wabonaga nakureba. Vuga ibyo vugishwa vapo ufitiye Imana. Yo gusetsa abantu bagaseka. Abo ngo nagara wamuzanye. Mukura he? Ngaho seka turebe.
mbasetse. Go, 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 shorty. It's your birthday. Awe ni bugari. Iki kiganiro mana ukide bone stante bone guy. Iki kiganiro ukiyoborere kubera kushobora byose. Hayiwe na feza na zahabu na kintu na kimwe twabona. Ariko imitima imenetse imbere y'amaso yawe. Turakwinginze mana. Je ni kinyarwanda niki? De bone stante bone guy. Turatuje imbere yawe. 1, 2, go! No. 1, 2, go! 1, 2, 3, go! Eregura narimenye. Ka uri kwihiga wa mugabo. Uri kwihiga. Ufite ibintu biri kukugendamo. Ariko nsa wajura mwinzoga ukibuye. Ariko uri kuzibisha nde hano ngaho. Ngo nzibe. Ngo nzibe. Ariko mureke turebe. Buretse ngo nzibe. Isoni. Ayimbwa. Ngo nzibe. Ngo urafite turavuga ngo nzibe. Ngaho noneho nanjye bimbwire. Noneho nawe se. Bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira. Kandi nibeshye ngo mfite aho nkora. Uradekana kumvyimba nyine. Cyakora kuza Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Magorwa rero ntiriwe mvuga menshi. Uje kugwiza umubare w'ibisambo. Kwiki? Uje kwicana no guca amashu. Icumbi ryawe rero mu mateme. Humura rero sinshaka kuba igisambo. Mfite amaboko sinabura akazi. Naho we madamazera uje uri inyama y'ibisiga. Oya wishaka kuntuka. Ni wisiga kazumba turuka rushabera izo bidahanda. Ufite ipantaro ikwegereye. Kandi ugendera ku bugenge. Uza wabaye ikigenge. Uri ikirumbu usebye abari b'i Rwanda. Uri indaye ndara mazenga. Ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzabindaye. How fast do we have this? This man! Ibi ni ibintu bitanu umugabo ufite ubwenge agomba gutinya. Ibintu bitanu umugabo agomba gutinya: icya mbere ni Imana, icya kabiri ni inzara, icya gatatu ni leta n'amategeko, icya kane ni umugore watunze amafaranga, icya gatanu kandi ugomba gutinya kandi ukanahabukura umugabo ni umukobwa amaze kumenya ko afite ikibuno kinini. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzi akazi arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786511446 tuhita tubikorana. Iri ni itangazo rireba abantu bakunda kureba filime. Mambo vipi bimeze bite nyuma Umuhungu w'Abanyarwanda Rokikimwoma afatanyije n'ibindi byamamare bakomeje uruganda rwo kunyuguza amaso y'Abanyarwanda bayakuramo ibiroho by'amafilime barebye adasobanutse. Ubu kuri website eastfleet.tv bahise basohoraho filime yitwa Umujinya w'umusirikare. Icyo inote y'ibihumbi 5 ugenda urebe iyo filime. Kutayireba ni ukunyagwa zigahera. Ese ubundi tuzabwirwa n'iki niba mudufana kandi nta kintu cyacu musapotinga? Yahuzo wewe ugize ngo hayemite ukavuna umutima w'umuhungu mubyongere kwimbona imvune ibitugu buryo muje. Iri tangazo rero abagore bamara kubona amafaranga bagatangira kubona abagabo nkaho nta kintu bamaze. Na n'ubu turakibazaho ubu bunyamusozi mwabukuye. Umugabo umaze gutunga amafaranga yigwizaho abagore, ariko umugore umaze gutunga amafaranga yikuraho abagabo. Ndagira ngo umenyesha ko ubuzima uzabaho bwose uzakenera umugabo, uzakenera kubyara, ubone nubwo wakwiteza intanga uzakenera intanga y'umugabo.
ngaho uzakiramo y'ingurube turebe. Sakuma people ni wa muhungu wanyu buri nguna nikira buri nguna ushaka kwamamaza kuri 078332 pawo. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza umukobwa utakizi ugiye igice cya kabiri. Nanone nubwo n'ibimenyetso ngiye kukubwira uzamenye ko umukobwa bibarizwaho yatandukanye n'ubusugi. Icya mbere kuba afite tentire. Icya kabiri kuba anyereza imisatsi neza neza ikamera nk'imbeba yaguye mu mazi. Icya gatatu utumoto twa hato na hato kandi utazi gahunda agiyemo. Icya kane nubona aziranye n'abamanager b'utubari barenze 3 cyangwa 4 uzahita uvuga ati me ubusugi nawe barangana. Umuntu ushaka umukozi wo mu rugo wizewe kandi uzakaza arambwira. Ikindi umuntu ushaka kuzamura YouTube y'ibintu by'amaviews n'amasubscribe n'amawatching time arambwira 0786554146 twita tubikorana. Iri tangazo nanone riri abakobwa. Igihe cyageze ngo abakobwa n'abategarugori bitabira ibintu byo gutwara mu modoka no kubyiga. Cyangwa bazavuga niba baradwariye twe nk'abagabo tukajya twitwarira ama modoka bo bakitwarira amada. Itangazo genewe abanyarwanda mwese mukurikiranye igikombe cy'isi. Banyarwandakazi turagira ngo tubamenyeshe ko ikipe yanyu ari Amavubi. Iyaba rwatubyaye na ba Haruna niyo nzima. Ibyo muri kwigira byose bari kubareba. Turagira ngo tubamenyeshe ko ibyishimo muri guhabwa na Messi na Cristiano hamwe na Neymar mwabipakira mu kigega cyanyu mukabiheza. Kuko aba bahungu bacu b'Amavubi bazaba bakandagiye mu kibuga bazabibanyaga mu kanya nk'ako guhumbya. Abasore bo muri imihanda bamaze gusara bitewe n'ubutumwa bakiraga bugira buti Sheri wanywereje ovemiri zo gukoresha imisatsi. Abasore baturutse imihanda bariyegeranya bafata umwanzuro ugira uti niba uri umukobwa ukaba uzi gukora akazi kaguhemba umushahara uri hejuru y'ibihumbi 200 aho ngaho wemerewe gusaba amafaranga yo gukoresha imisatsi nanditse umuhungu akagupfa gasona akaba yanakurengerezaho n'icumi ryo gukora inzara. Ku bakobwa bo bahembwa umushahara uri munsi y'ibihumbi 100 umukunzi wabo ashatse yajya bapfa gasona akabakubita 2,000 byo kugura porodowi. Abadafite akazi bo ubwo bwiza butabahesheje akazi bajye bicara bazi ko butabahesha amafaranga yacu. Imyanzuro yafashwe haruguru ni y'abasore bataranywa ku ifege. Ubundi umusore wanyweye ku ifege waba nakubwira ko umukobwa utaragwa ku gaturu ubundi ntiyakabaya kwaka n'igiceri cy'icumi. Ahubwo ubu tuvugana ubu hagaze mu mudugudu wa Muzutu. Uyu ni mudugudu wa Muzutu. Agiye kudutemberera twereka ibyiza biri hano mu Muzutu. Ya hano mu Muzutu twiteje imbere tutagiye kure. Iyi ni modoka nigeje. Ushatse naza gutembereza umudugudu ntwaye ntarebe nabana karimo. Ndatwarwa we. 1 2 3 ahubwo ubungubu nyine narindi gushyushya moteri kari ubonye ya risisi narindi gutera. Ushaka naye nahita ngukaraga ari akamodoka nawe kagutembereza umudugudu urimo. Dore imodoka zo mu mudugudu wa Muzutu. Ndetse niyo mudugudu agendamo. Dore ngiyo. Oya nawe wabishaka nahita ngukaraga akamodoka ari ukagenda ufite perime. Dore ngo uyu mudugudu wanyereje Prudence yagenewe urubyiruko. Ubu ndetse mudugudu toza abaturage be kunywa kanyanga ari mudugudu nyabakera. Tugomba no kuguca amande ahubwo kugira ngo umenye ko twaje twanakurakariye. Nubwo uri umuyobozi uratwishyura. Ibyo ni bimwe mu bibazo biri mu mudugudu wa Muzutu. Abeg uwo nishije amafaranga y'umutekano azanyishyuza y'utwo dukingirizo. Iri ni itangazo rireba abantu boga cyane. Uretse ko naho wogeye utigeze uba inzobe ariko basi ujye ucunga isumo ukoresha. Ukeje aho wahanaguje mu kibuno wahahanaguza mu maso. ahubwo ejo ndagapfosha rukara abwo naje kogira ijoro reka singiye kugwa muri dushe da aho bogera singiye kuva mu mwuka mana yanjye ewe gawe nta naje noga buri gihe. Iri ni itangazo genewe abanzi bacu muri izi mpera z'umwaka.
mwaratwanze ntacyo byadutwaye, mwifuje ko twatandukana n'abakunzi bacu mukabajyana, ibyo ntibyakunze. Mwifuze ko ubukene bwatwataka tukabura akazi, ibyo ntibyakunze. Mwifuje yuko twapfa, ibyo ntibyakunze. Mbega ukuntu mwari mufite akazi katoroshye. Hey, y'all, come look at this. Muramubona ibyo akoze rero ntibibaho nta marorerwa. Uba ufite ubushobozi wakura abanyamurenge asiga muri Kongo ukabazana. Yabivuze. Okay. Wabivuze ari rwa rurimi navuga hakurya asigaye bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze. Ntago rwanyereye. Oya njyewe nabuze ibintu byose nateguye kuvuga. Okay. Ubu bihagazeho cyane. Ko wakura abanyamurenge muri Nabahakura. Yeah. Why? Kubera iki? Ibingu byacu bimwe ndi mukubibona ngaseka umwe natatara ngo niterambere no kikama gifukama ukya kikama ngo ni alliance bamuza bavuga bikanduka mu gifotoza ifoto kubera muri mu gufuka babasha none mu gufuka miri agakobwa kakagase kama kera ukya ukwamvuga mangiro kwa tuzamure tamwiye confident Nyangunze naramumenya Nyonyi marakumumenya Nasanze ari inshuti nziza Ishuri tabura kuboneka mu byago no mu makuba Wabure mu mahoro ntabwo mukaba muri kumwe Uyu mubona ni murumuna wanjye tuba twaje kugira ngo twirebe kandi mudukunde murabona dukeye se mutere comment komera murumuna wanjye witwa nde Sayimana Daniel none se wabuze uwo muri gukorana kuri no rubuga rwa TikTok yitwa nde Serike Jean Baptiste yiza Urabona yuko nagiye kwa muganga. Bani wari urwaye none. Nase nakuba ningiye kwa muganga kuko nkuma ndibwe nagiye rero. Bace barampima bace basanga mfise indamu nkamarike. Utingwiki. Urabona yuko nagiye kwa muganga none bampimye bace basanga mfise indamu. Yo. Ichiro rirankorokeya ko mwana bye. Ntibabyumve. Aho nashatse kubwira umugambi mama nukuri kwimana icyo. Reka ndabigira gute. Ngaho ongera turi imbere kakora gato k'indirimbo yawe. Nomba no guhorera andi Nomba amarera andi Olha da guan. Não vou lá, mano. Eu tô com a folha, agora mais.
de quoi? Il t'a invité? Attends là, lève-toi. Vas-y. ariko turaberewe hano cyane haleluya mukiza uri Imana wabanye n'iswari ku rugamba Mana nizo n'imbaraga zawe mukiza uri Imana akana uruzirintare haleluya amen sinzi kuntindira iminsi y'ubutumwa kandi sinyizi yose n'ibitero simbiza gusa nafuye kuri yenda gusa kuko kubera kuko injemo iyo si y'umwuka ni muri gahunda gusa. Huyo mzee ni sisi na yeye. Huyo mzee amesumbua Kenya for the last 60 years wakiwa na baba yake. Wakati ya kumalizana na hiyo mtu ni wakati huu, na ataenda akiendanga. Uyu mubana ni murumuna wanjye tuba twaje kugira ngo twirebe kandi mudukunde. Murabona dukeye se mutere comment komera. Murumuna wanjye witwa nde? Sayimana Daniel. None se wabuze uwo muri gukorana kuri no rubuga rwa TikTok? Yitwa nde? Jean Baptiste. Narebye muri byose urumva narebye muri byose nsanga ntaguhaye ijambo ry'Imana ajya yumva se abari gushwaraganya uyu mugore yaguhiye envelope. This was magic. Ntaho bitandukanye no kuvanga amahurunguru y'imfizi y'inkone n'amakashi y'intuntu n'amashereka y'umugore wapfushije ibintu nk'ibyo byose. Nta cyongereza kibaho cyane. Nta cyongereza cy'amagambo ihangana nabigenza ariko buriya kiba kiriho nuko ntakizi nacyo. Yes. Na labda kwako utueleze, kuna watu ambao walikuwa na hisia tofauti, maoni yako ni yapi? Mimi kulingana na mimi sina maoni kabisa. Ngo sinzokuvunisha no kuvuga ngo ikintu cyose niba ngombwa n'umwana nzomuheka. Oya. Nzoza amasahani ku bwawe nzocumba ku bwawe. Ikibazo gihari ni ukubera iki umukobwa mwiza umwana mwiza w'umwari wa hano muri Afurika atagishakwa hano akamategaho gusa ngo ateze ngo ku muntu wo hanze. Yeme ese uko abahungu bo hanze mwabakobwa abo bahungu bo hanze baturuta ni bande ninde mushoro uri hanze uturuta ariko nanonda numva n'umutima mvuye ngo urankunda nyene. Asha ikoti wongera unyange Abusa munguru kunshaka iki kono warukusha kunsabya mwabara abahungu ngo ndi igihugu cy'ibikoti. Oya yego igihugu cy'ibikoti ndi igihugu cy'ibikoti. Oya ingo oya ntabwo bigeze ngo ndimbwa ngo ndakabwa. Oya ndakabwa cyangwa ukubona nje harami
cyaza uteye nabi. Ariko we cyama nkazakubona nko muri dushe wambaye ubusa nkahita ngufotora n'uwo mubogi wawe. Cyagwa humura rero njye umubuno wawe ndawufite umanitse no mu kirere ahubwo. Ndavanga postinga WhatsApp stati kujya kuri Instagram, TikTok hose uriyo. None nzareba uzanciki. Ko kimeze gusa. Nitabye judge. Kwitaba Imana amabere ya. Yoyo nguyu wabonaga nakureba. Vuga ibyo vugishwa vapo ufitiye Imana. Yo gusetsa abantu bagaseka. Abo ngo nagara wamuzanye. Mukura he? Ngaho seka turebe. Mbasetse. Go, 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 shawty. It's your birthday. Awe ni bugari. Iki kiganiro mana ukide bone stante bone guy. Iki kiganiro ukiyoborere kubera kushobora byose. Hayiwe na feza na zahabu na kintu na kimwe twabona. Ariko imitima imenetse imbere y'amaso yawe. Turakwinginze mana. Jeni Kinyarwanda niki? De bone stante bone guy. Turatuje imbere yawe. 1, 2, go! No. 1, 2, go! 1, 2, 3, go! Eregura narimenye. Ka uri kwihiga wa mugabo. Uri kwihiga. Ufite ibintu biri kukugendamo. Ariko nza wajura nk'inzoga usibuye. Ariko uri kuzibisha ndi hano ngo nzibe. Ngo nzibe. Ariko mureke turebe. Buretse ngo nzibe. Isoni. Ayimbwa. Ngo nzibe. Ngo urafite turavuga ngo nzibe. Noneho nanjye bimbwire. Noneho nawe se. Bana ba mama ndumva amagambo yanyu nkumva nanjye nshaka kurira. Kandi nibeshye ngo mfite aho nkora. Uradekana kumvyimba nyine. Cyakora kuza Kigali ni nko guhungira ubwayi mu kigunda. Magorwa rero ntire mvuga menshi. Uje kugwiza umubare w'ibisambo. Kwiki? Uje kwicana no guca amashu. Icumbi ryawe rero mu mateme. Humura rero sinshaka kuba igisambo. Mfite amaboko sinabura akazi. Naho we madamazera uje uri inyama y'ibisiga. Oya wishaka kuntuka. Ni wisiga kazumba turuka rushabera izo bidahanda. Ufite ipantaro ikwegereye. Kandi ugendera ku bugenge. Uzababaye ikigenge. Uri ikirumbu usebye abari b'i Rwanda. Uri indaye ndara mazenga. Ibyo mbigukuriyeho ntabwo nzabindaye. How fast do we have this? Hey, y'all, come look at this. Muramubona ibyo akoze rero ntibibaho nta marorerwa. Bafite ubushobozi bakura abanyamurenge asiga muri Kongo kabazana. Yabivuze. Okay. Wabivuze ari rwa rurimi navuga hakurya asigaye bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze. Ntago rwanyereye. Oya njyewe navuze ibintu byose nateguye kuvuga. Okay. Bihagazeho cyane. Ko wakura abanyamurenge muri Nabahakura. Yeah. Why? Kubera iki? Ibingu byacu bimwe ndi mukubibona ngaseka umwe natatara ngo niterambere no kikama gifukama ukya kikama ngo ni alliance bamuza bavuga bikanduka mu ifoto da ifoto kubera
muri mu kuvuga babasha muri mu kuvuga miri agakobwa kahagaze kamakera bitya ukwamvuga mangire kwa Muzamweza mwiye confident Nyangunze naramumenya Nyonyi mara kumumenya Nasanze ari inshuti nziza Ishuri tabura kuboneka mu byago no mu makuba Wabure mu mahoro ntabwo mukaba muri kumwe Uyu mubona ni murumuna wanjye tuba twaje ise niba wumva gukomanga kuri ari gake arumva nubona ashaka uzayamugurisha n'ubundi ntacyo kumariye ashaka iki hano nshaka ubufasha nabufasha bura mu bana yarinde se umugabo utabana ngo ushaka ko bamufasha arihe ndamwirukanye igicucu kwirukanye ubukire ntabwo papa ruranga ibyo avuze wabyumvise ibiki ntabwo tubwiye ngo umuntu wabaye tugomba kumufasha kugira ngo Imana dukubire kabiri genda wigize mu wasi uko se usanze ari umva turakubwiye ngo genda umubwire ngo yinjire hari ikindi Mwiriwe neza mwabantu. Wiriwe mugabo. Turabona ubabaye. Ni iki kikugenza? ako se hari ubwababwiye ko ababaye Cicika ngo uri umwana ntabwo uzi ukuntu bafite abamugaye. Urabona atabana n'ubumuga bwo kutabona. Ata mugabo uri umwana twebwe icyo ukeneye cyose watubwira. Bana bako nkeneye byinshi. Hari ikibazo se mbere na mbere ukeneye ibiryo ndabeshya. Ndashonje rwose mu buryo utaha. Kenzi muzani. Yere ndabizi tumutumye ntiyazapfaga. hari ibiryo basabye Ntabwo wumvishe ko shonje se. ese bivuze ko umuha ibiryo Cece kuracyari umwana ntabwo uzi ukuntu bafata abana n'ubumuga. Mugabo nta kindi ushaka se? Yewe ugira ngo nibyo kwambara ntibyansaziyeho. What do we have? My God. Kamaso inkweto za papa ugiye kuzikoresha iki Ziri umuntu ubabaye. wiki kandi ari iza papa Kose ni umushikuna potre yavuze. Baje agasanga hari izindi nkize ebyiri ukeka ko tanshimye. Wereka uracyari muto. Ntabwo uzi ko bafata abana n'ubumuga. Mugabo, dore inkweto zawe ngizi. Nibaba buye. Mwabana. Ndabashimiye byimaze mwungiriye neza. Dore ngiyi imyenda mishya nawe ujye wambara urimbe nk'abandi.
uko nabitura. Hoya nta kibazo, tubereho gufasha abandi bantu. Ahubwo se nta kindi kintu ukeneye. Wa mwana, ibintu umuntu aba akeneye mu buzima buriya ni byinshi. Ubuse koko bubwire ko ntafite ahantu nirambika ndarakwise. None urashaka papa ari uzaza urara kuri sima. Ntabwo ngusha ibyo apotre yavuze. Igukubira ako kandi uri umwana ntabwo wamenye ko bafata abana n'ubumuga. Muze, guhera uyu munsi matura dore ngiye. Murakoze rwose. Ariko gize imana nkabona na telefone. Wa Kimisagara imamu nubwo tutaramuvugisha nawe ashobora kuza kuhagira ariko buriya ntuzakora ikosa ngo ubonane n'umudamu. Ngira ngo tuvuye ku musigiti noneho twakwiga ku ruhande ho gato. Ntabwo ndatinda ndafata amasaha 2 gusa. Jesus. Amasaha y'ishe. 2. Shehe narabikubwiye ko atari nje byatangaje gusa. Usiga ufata ibintu ukabihinira mu masaha 2. Hari abama babishaka birambuye. Barari buriya. Singuri wa mbere narikaranye. Kamfate amasaha 4 yanjye ndivimuze. Inarira. Shehe wabikoze mu ncama. Nta kibazo reka mbikore murata. Hari uwo bibangamiye ntawe rwose. Tabihene mba nigende. Bayisilamu bagenzi banjye rero idini rya Islam ridutoza gukunda. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mu gihe dutegereje kurya saa 12. Yunus ibintu bari kuvuga hanga ngo kurya ni sangahe n'ibiki? Saa 12. Yego. Nibwo nyine mu gifungo bari. Kuki? Kubera iki? Nukuva mu gifungo abasamu ku manywa tuba turi gusenga. Ukaye saa 12 z'umugoroba. Akumiro ni korosi bya Rwama. Mwana usaba ndabavura. Wetegereza nabiyo bagiye gufutura bafuturira rimwe. Sawa. Reka budura agira icyo atubwira mu gihe tugitegereje ifutari saa 12. Ngakashobotse. Mwiriwe nanone. Mwiriwe. Ndagira ngo sindajya muri byinshi. Abari mwese muzi imyitwarire igomba kuturanga muri iki gisibo. Iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye sindemereye umuntu. Ahubwo shehe ndabona amasaha yatujyanye. Yanagiye da. Rukoze kubw'ihene ariko reka dutahe. Reka ntidusuzugure shehe. Ariko nanjye gomba gusangira ifutari n'umuryango. Wagenda nta kibazo. Abdul nabo utambikana se? Gatambuka ubitsinga mu menyo. Watashye kuva ku wundi mwana. Bose babigenze byo. Shehe mba nibutse uburyo ibirara byo muri quartier bitukana. Ariko hagati aho saa 12 dore zageze. Shehe mucoma ngo imvura imufatiye mu nzira. Sinzi ukuntu turateka rero.